can't live without you gone, cause you took my heart away. Kwa penzi lako na surrender, kuko naoni mwari musago. I can't live without you gone, cause you took my heart away. Kwa penzi lako na surrender, kuko naoni mwari musago. Baby, you call the right. Aman ndagusoje ukurikira Brevera TV impande uwakoze subscribe w'ingenzi Imana ikomeze kundebira cyoroshye kuri kamera za Brevera TV muri kwa abagabo babiri hangaha mu byukuri nabanyamuziki nagize amahirwe uyo musanzwe mubona kuri Brevera TV ejo twakoranye ikiganiro n'ubu nongeye kumugarura kugira ngo muhuze n'abacuranzi biwacu nabo bamaze kuryubaka hirya muramubona TV ariko icyo cyaraza gutangira bibwira mumanye n'amakuru ye neza muri rusange. Ukimara kubona nkuru yacu rero ukore subscribe ukore share na comment ubundi byose byo kugiraho 5 kuri 5 utanga abandi kubibona aho wakoze subscribe John Kamari Suzuki mwese Imana bampera umugisha muri abantu b'ingezi cyane kuri twebwe n'abandi bafana bose bigena mudukurikira Imana baha umugisha rero ndikwiza rapport ndikumwe n'abagabo reka ntangire hirya gato we mwana mubonye kuri Brevera TV dufite n'ama projet menshi cyane akampere kuri hakurya hariya atangira bibwira. Murakoze cyane amazina ni Rutsoni nkaba nkora umuziki hari indirimbo ziri kuri YouTube ari ibyo ngibyo. Hanyuma Amani umuntu akumva Amani Rutsoni nta gusobanura neza abantu Amani uriwe n'ibiki byose ivuge kwe. First Amani ndacyari mu type w'ingaragu nkora umuziki mu rugo naha igihembe sinzi wenda niyo hari ikindi wenda abantu bakeneye kumenya wakajam aya ndo mujam aracyari umutipe ndo mujam. Okay hano no muri kubona undi mugabo mwaramubonyeje uri kuri Brevera TV kiyo twagiranye muri kuri duhegirano kiza cyane iyo twari twamusanze n'umugabo twahize guhera mu gitondo giza nimugoroba mwarayibonye tugenda imisozi tuzunguruka hirya no hino tuza kumugeraho wabo ntago ari naha twagize amahirwe tumusanga mu Mutara turamuzana tumugeza igicumbi none tumuhuje nabagenzi bahanga babacuranze hanyuma rero kongera wibwira abakurikiranye Brevera TV. Urakoze nitwa Yamuremye Israel ngaba naratangiye gucuranga gitari ijerekani nari ndi mu kigero cy'imyaka nga 14 ubwo nabitangiye buhoro buhoro nza kubikomeza ubu ngaba ndi umuhanzi ngaba njaka kugera ikirenge mu bahanzi bambanjirije. Murakoze. Okay uno munsi kuri Brevera TV amagambo ni make ahubwo muzikura bamwinshi cyane huko mubibona ntacyo ndibuze kuvuga bwo amagambo ndayagabanya asigaye muziki ari we wivugira. Reka mere kuri Amani Rutsoni mu byukuri ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo enye eshatu nizo ziri kuri YouTube channel yanjye iya kane iri kuri YouTube channel ya MK1 TV niho uyishaka isanga nayo nshyashya ya nindirimbo enye mfite zose hano. Ariko nubwo utajira ngo nkwamamaza ariko ntacyo bwira abakurikira Brevera TV indirimbo zawe aho bazisanga unugira ubwo bavuga channel yawe nta kibazo. Yes channel yanjye rero ni Rutsoni Amani ya usibye iyo nshyashya yonyine ni itari kuri channel yanjye izindi zose ziri kuri channel yanjye. Iyo so warayiririye ntabwo nahiriye ahubwo nyine bitewe nuko muri iyi minsi sana ndi gukorana na MK1 TV nubwo wenda bitaratungana fresh ariko nyine
niyo mpamvu ariho iri kuko bisa naho dushaka kugirana imikoranire niyo mpamvu nyine iyo ndirimbo nshyashya ariho ibarizwa. Hanyuma rero Amani Lutzon navuze ko amagambo ari makeya iyo kitari ufite kora mu mirya indirimbo wumva ukeneye ukundi ariko ari indirimbo abantu bamaze ibisi bumva cyane kandi kawo nyine niko nkeneye reka nze nyibakubite niyo nshyashya nyine bayita Isalenda. Oh darling wino nkubwire ibanga ry'umutima wanjye wari wowe umukobwa nkunda kazuba kanjye you are the queen of my life. I can't live without you girl cause you took my heart away. Kwa penzi lako na surrender kuko naoni mwari musaga. I can't live without you God cause you took my heart away. Kwa penzi lako na surrender kuko naoni mwari musaga. Mbere yuko dora sinari nakamenya urukundo rwanyarwo rwarigo darling nonaho bewaziye wanyigishije gukunda uri umwamikazi urukundo darling mbere yuko duhura sinari nakamenya urukundo rwanyarwo rwarigo darling nonaho bewaziye wanyigishije gukunda uri umwamikazi urukundo darling. I can't live without you girl cause you took my heart away. Kwa penzi lako na surrender kuko naone mwari musage. I can't live without you girl cause you took my heart away. Kwa penzi lako na surrender kuko naone mwari musage. I surrender, I surrender. I'm ready even with you, girl. I'm in heaven. I surrender, I surrender. I'm ready even with you, girl. I'm in heaven. I can't live without you, girl, cause you took my heart away. Kwa penzi lako na surrender kuko naone mwari musaga. Wow. Papa wanjye irijwe ufite ubona datuma umuntu abadada batabasheri bawo nabwa gusa ko biri kose ikora akazi ariko nyine keretse nawe nyine ndisinze keretse afite umutima woroshye cyane azana bura nta kana wibitseho kana kameze gute kana nyine urabona amana hari ukuntu nyine abahanzi mugira ibintu mugira by'ibifuriko cyane mugahishaje nta muntu buriya uguhamagara shushushe ari hano switi marava amaswiti n'ibindi benshi cyane ahubwo ufite ivaba nyine ayo mazina sosubizi njya numva ngo ayo mazina yabaye rusange kuri hamagara ni nko guhamagara ngo umuhungu niyo mpamvu nyine ni benshi bo kumamagara gutya nta mutima se baga mutima ntago ari bya rusaga ariko mutima urumva ko nyine ntabwo urabona uko ngana gutya ntabwo wahubereye. Okay, hanyuma rero nafashe umuhanzi umucuranzi wa gakondo muhuza n'umucuranzi wa moderne mwabona ni Amani Lutzon nko kababwiye afite indirimbo nziza cyane n'imirya nziza cyane reka nambugire indirimbo ze mwaje musanga kuri Amani Lutzon ni acano yiwe reka mwamamariza ari bwatanyishe ariko ntacyo ndakuremeye byose ni ugufatanya. Hanyuma ndi kumwe n'umugabo ahangaha nawe ni umuhanga cyane naramuhize gerageza kumushakisha hirya no hino mbariza hirya no hino paka mugeraho. Hanyuma rero nawe muri kubona ahangaha ibintu afite kandi nabyo nzi ko arimo umuziki mwiza cyane. Hanyuma Iyamuremye Karame ibwira abantu mu buryo bwa gihanzi. Nitwa Iyamuremye Israel ngaba njuranga gitari ikozwe mu ijerekani namwe muri kuyibona yemwe urabona ko nafashe igiti nzeseka mu iki kijerekani ngubiseho amatsinga numva bibyaye umuzika
ubwo umuzika naje guheraho ndi guhanga nacuranze ngo bashyitsi mwatugendere Imana ibarinde. Ubu mbaye umushyitsi aha kuri radio cyangwa se mbaye umushyitsi aha muri ni Gicumbi. Ni Gicumbi. Hanyuma uretse gatoya ugifite iyo gitari uretse gato intaga ari radio ni televiziyo. Ni televiziyo murakoze. Okay, hanyuma rero ikintu nshaka kuvuga ni kimwe. Ejo bundi twagiranye ikiganiro kandi cyari cyiza cyane. Barakubonye Israel uri ukora ibintu byiza cyane. N'ubu rero kanongere ngusabe wongere kubite ndi wa muziki n'undi wanyakirije. Abariho n'ubundi bacurangira abantu kuri Breviland TV wakira n'umuhanzi mugenzi wawe. Sawa murakoze. Amani tureka kubeshya no gupinga. Amani tureka ibigo byo gupinga. Inota ruyibonye gute? Hahiye koko. Hahiye. Uvuga ngo hahiye? Hahiye koko. Twika. Mani ziko kano wagatamba no mukabyinira. Birarenza ahubwo. Amani nge nifuje kugira ngo niba abacuranzi bahani wacu nta guhisha nta byo gutinya uzo dukomoka naho turi ako ntago bituma tutavuga ko turabahanzi natwe twakora ibintu byiza nk'ibi ngibi. Nabwo nta kuntu byashoboka niba muhanzi nk'ungu ashobora kuba afite kintu kitari twakorana collabo mukaba mwaririmbana ibintu bigakomera bikaryoha. Ibi bintu mu byukuri urabyumva gute Amani? Urakoze cyane. Hari ukuntu niba unamwumva neza ni ibintu rwose si byarenda abantu bajya bitwaza ngo gakondo ntabwo zabyinwa ngo samuya iyi ngise niyo utayibyina. Mani hahiye koko. Aramutse uramusigiza muri rwakorana nawe collabo wabyakira gute? Cyane abyakira neza cyane kuko ndumva Festi ni umuhanga kubyo akora azi ibyo akora urebye. Ni kitariye kabisa arayikubita biraryoshye bya dance ndavuga iki nandenze maze ama uzi gucuranga gitari ntago hino gitari nawe yicuranga mbabarira cyane nyine nakoraho gusa ariko se abona nawe ntabwo nabibasha pe ariko ashobora ufata iyo giye akayicuranga byashoboka ubwo nyine kuko best ibi ni gakondo sibyo ariko ntabwo sinkubeye gusa tereka ngerageza ariko none
gerageza reka ndebe jya content ahubwo se ndafata na hehe ndeke shakisha urumva byavamo ntabwo byahura reka we noneho agerageze ino gitari noneho turebe ko ino gitari noneho isanzwe iri moderne naho yajyamo murakoze kurekeraho nana utemera sinzi ubwo se n'ikina bashaka hanyuma reka tugere no hahiye koko hahiye umusabaga muri make hanyuma reka tugere no mu buzima bwanyu bw'umuziki busanzwe mwese muri abahanzi muri muzi no kwicurangira amana urugendo rw'umuziki bisobanura abantu rwatangiye gutegura ngo ugere hano hantu first ntangira muzike natangire uburyo navuga natangire nibura kuririmba numva nyine ari ibintu nsizeho umutima n'ubushake bwanjye natangire muri korali gana mu 2013 nibwo nagiye muri kwaya ariko kuririmba kumenya first ndavuga kumenya impano yanjye nayimenye ndi mu kigero cy'imyaka 9-10 gutyo ndi umwana mutoya nakundaga kuririmba cyane curangiye mu nda ariko none uko mbyumva naratwitse ko arahiye nyine nakundaga kuririmba cyane urabona kumwe ari nk'ukuntu nyine ukoze nk'udufuti wenda nkamera akagutera igiti man njya mbyibuka narariraga iyo nabaga ndi kurira narariraga ukarira mu ndirimbo iyo natangiraga guceceka ubundi nahitaga niririmbira ngaho ririmba indirimbo akunda kuririmba yoga aho gukubisa okay indirimbo rero nakunda kuririmba nakaririmbo k'abatampera ka kera abango ngo Samusoni nambara yarayirwanye urugamba ararutsinda abantu benshi barayizi ariko uri kuririmba wishimye ririmba ubabaye nyine nk'umuntu bakubise abantu se keretse bankubise nkajya muri mood ya Samusoni nambara rumba birashobira akazi nibwo watangiye umuziki wawe hanyuma Israheli ugeze amahirwe uhuye n'uno mugabo ubyakiriye gute yewe gawe ubu ntabwo nabirotaga no mu nzozi ariko ubwo Imana ibyemeye kabisa uyu ambere umuvandimwe nanjye ngamubera umuvandimwe muri muzika gusa ntabwo nzi inzira byanyuramo ngo mbe umuhanzi nguko abandi bagenzi banjye bambanjirije bameze ariko mwe nimba Imana ibyemeye mubimbashije uyu tugakorana mu buhanzi byaba ari umugisha murakoze uvuga ngo byakozwe mana uvuga ngo byakozwe byakozwe hahiye uko bimeze ubwo nuko nyine hanyuma Israheli hari abakubajije bacuranga ibintu by'imiduri nk'ibi ngibi ariko byaje kurangira barangiye wowe utegereje iki abafana bawe ko nibira injyana yawe izakomeza mpaka igeze ku musozi injyana yanjye nifuza kwikomeza abafana banjye nifuza ko batarambigwa umuzika nifuza ko nagumya kongera ubuhanga mu guhanga imizika nyarwanda kuko ibyo kuvuga birahari rwose ubu ntabwo nareka guhanga kandi ibyo kuvuga bihari ejo bundi tubwiye ko ufite umugore n'abana hari indirimbo baramuririmbiye indirimbo zirahari hari umuzika ajya kumva wajya ambwira ngo mucurangire muryamye haba tujyanye haba tubyutse haba twicaye haba turi kurya turi ku meza hari umuzika ajya akunda abona hanze ngaho kubita imirya maze maduhoberana
narose inzozi ayiwe narose inzozi maze turamukanya nagira amahirwe ngabona uragarutse icyambimana ukangarurira abana nawe ukagaruka ukangarurira abana nawe ukagaruka ugarutse ayewe mbonye ugarutse maze nohamireza ugarutse ayewe mbonye ugarutse we ugarutse maze manukiyereka nagira amahirwe ngabona uragarutse icyamina ukangarurira abana nawe ukagaruka Israel urekeye aho ngaho utaza kumaraho imiziki nkaza kubura icyo unsezeresha mbikira agashingura cumu hanyuma Amani ubona ari iyihe mpamvu abahanzi bacu badashobora gutera imbere? sinzi navuga ngo badashobora gutera imbere ku cyo kibazo cyo ntabwo wenda nakemeranyaho nawe kuko abateye imbere bo barahari. Impamvu mbivuga dufite abahanzi benshi ariko usanga nta ibyo bakora ntago biva hahandi biguma biri hahandi. Ubona ari iyihe mpamvu igusobanura neza? Ubona ari mpamvu bese batazamuka bagera ku rwego nk'urw'abandi bagezeho kandi bose bafite impano? Uravuga se abahanzi nyarwanda cyangwa ndavuga abahanzi bacu baho dutuye? Aho dutuye. Okay, nyine ikintu cya mbere ni amikoro niyo abura, naho ubundi amikoro none hari abantu benshi arafite benshi bafite impano hano benshi cyane, ariko nyine amikoro nicyo kintu cya mbere tubura. Ikindi wenda namiriye ndumva ari ibyo ngibyo niho ibyo byabonetse twatwika ko cyane. Ariko hari abapeti benshi mukunda kubona bakoze bafashe Steve bagashinga amacano yabo bagacisha ibihangano byabo, aho ugasanga nta support barimo bahereza. Ibyo bintu ubona biterwa n'iki? ku buryo niba indirimbo ishobora kurebwa n'abantu 200 kuko abantu badashobora kuba bayireba n'abantu cyose tuvuge mire dutuyemo ituwe n'ibihumbi 12. Ibyo 12 nibura birebye bikanasharinga ku munsi umwe bari 24. Ubona ari iyihe mpamvu mu byukuri badashobora kureba abahanzi b'iwacu kandi bafite ayo macano nkuko n'andi bose banze bayafite amacano? Harimo kuba wenda batarizera neza ko dushoboye. Birashoboka kuba batarizera ko dushoboye, ko wenda nanjye sinavuga ko hari ikintu kirenze wenda twari twagaragaza cyane nyine bitewe na ya mikoro abura. Ahari wenda akaba ariyo mpamvu ndumva ariko mbitekereza ahari. Se ntiyaba ariyo mpamvu? Ndabizi. Ani barutsone mano misere ko ndabona ari kuri ako karuko gashyashya sinzi man soshona swaga nyine ubundi uzakazi ndio gashyashya garanabyibagiwe akazi gake swaga boy arakamongwe bavuga ibyo zo bivuze twika koko twika cyane shwanyaguza vuga ngo ndatwika binarenza wowe wowe yakagurumira kamera message ameno mizo ko tagiye ko bakumunwa muhungu. Oya musaza njewe ntabwo ari uko bakumunwa, none se wenda nje nshobora kubivuga ukumva ari uko bakumunwa, ariko njewe tegereza amagorofa ngiye kubaka niyo azajya kubwira icyo nkora. Ariko kumunwa baka etage papa wanje. Oya musaza nje ndi gushyira itafari kuri indi mana, nisuzi ngo ntabwo ndi gusenya, nje ndi kongera itafari kuryo nashyizeho mbere naje bibone mu minsi iri imbere. Niyo mpamvu bateretse n'akantu aho ngako ako bura ndi guteretse ako kantu mani musaza. Nimba mugiye tubanze kujya mu masarata akaze twe turategura twika koko mwamamariza uvuga umuntu wagusutse bamwita Venko musaza ntushona Venko arabikora ubwo ramutwiki sana soshona bara mukanya naye ndagenda tuvugane, ubwo nawe yanjye abayashyira iruhande cyangwa kubita no kuri mobile money mba nabikoze cyane. Umwamamarije kuri Breville TV aricyo ntabakoreye, ubwo namwe kanya ndahita nkabohereza
Rutsoni ako Rutsoni nta yindi mpano ufite usibye kuririmba musaza njye rero njye hari n'igihe njya nitekerezaho nkumva ngize n'ubwoba siko man ndi multi talent njyewe njya mbona binandenze man njyewe wende by'ukuri impano nabuze niyo gukina umupira ntabwo ya mwana ashaka kuva kera yarananiye ariko njya nyireba wenda ngo ibintu by'imipira ngo bya basket mbireba tu ariko mbabarira fata unjyane mu muziki ndi igisimba fata unjyane muri filime none ibintu nagukorera mbabarira wakiniye shaka no kubiteka wakirasha umureta mwana mba nkubwire nshobora kuzisanga Hollywood kuko ranjye ntinya kubyinjiramo cyane ibintu bya filime bashobora guhita banshimuta mu muziki njye nkumva nshaka kwikorera muziki walayi ukaburiya mamaje okay no reka dusoze kino kiganiro mu byukuri cyabaye cyiza kandi Imana ibaho umugisha abakurikira kiganiro cyose kuri Brave Lion TV ariko ndashaka noneho tutarasoza Israel dukubitira agasezera ngendo na Imana dukubitira katarenze amasegonda nka 3 ubundi dusoza murakoze cyane wow aman ewa sezerano abafana ba Brave Lion TV bahevas mani harakaririmbo ka gospel nkunda reka nkabo kubiteho gasoya mani mukunde ndirimba dusabe Alex nakomeje kureba kukiturira kanwa turemye akitwitayeho nitegereza inyoni nizibiba nizigira nibigega kukise yareka umuntu yaremye wow hanyuma ronje bagisokiro ganira ari kwizera Paul aka Polo kuri social network zose wansangaho ndashoje ikiganiro cyane nateguye nabona abagabo bombi kandi siko mwagikunze ni wagikunze ushire comment hasi negative na positive turazemera ubutaha tuzagerageze gukosora ko twemera gukosorwa ntago turi bibihanganga ariko twemera gukosorwa umunsi ku munsi nge rero ndashoje nagasaga ubutanongira kubatumira muzanyitabe ba papa murakoze ngaba nanjye nishimiye iki kiganiro tugiranye ngaba nishimiye kuba ngaba njimira n'imbaraga mwatakaje kugira ngo mumbone kuko kumbona byarabagoye ariko Imana igumye ibiheremo orakoze cyane amani murakoze cyane icyo nabwira abafana banjye peace kuri mwese ndabakunda cyane aba Braves twika koko n'abafana ba Brave Lion orakoze cyane rero Imana ibaho umugisha ciao stay